Reka mbifurize kugira ubuzima bwiza mwese bakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe. Mbahaye ikaze mu mwanya cyangwa se mu gace kahariwe ubuzima. Nitwa Isabelle Dusengimana. Koresha isabune nziza yitwa Furaha kuko niyo sabune izatuma ugira ubuzima bwiza haba wowe ndetse n'abawe, haba mu myambaro ufura ndetse n'uburyo bwo gukaraba. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bihangayikishije ubuzima bwa muntu. Bamwe bati ngiye mfite ibiro byinshi, abandi bati ngiye mfite ibiro bikeya, nakora iki ngo mbyongere? Ese nakora iki kugira ngo mbigabanye? Urumva ko abantu baba batandukanye kubyifuza. Uyu munsi rero ngiye gusubiza abandi bavuga bati mfite umubyibuho ukabije, mfite umubyibuho ndenze ku buryo mbona ko ibiro byanjye rwose birambangamiye. Tugiye kurebera hamwe noneho ibibazo cyangwa se ibintu bishobora gutuma ugira umubyibuho ukabije. Ushobora kuba wenda akanya unanutse cyangwa se ufite ibiro bikeya, nyamara ukaba ufite ibyago byo kuzahura n'uwa mubyibuho ukabije. Uyu munsi tugiye kureba ibyo bibazo byatera kugira umubyibuho ukabije, ariko tunarebe ngo ese ni izihe ngaruka ubundi nagira ndamutse mfite umubyibuho ukabije. Nguhaye ikaze rero, niba warakanze kuri subscribe, wowe utarayikandaho nizere ko ugiye kubikora, ndetse ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazagucika. Ubundi umubyibuho ukabije cyangwa se reka tuwite umubyibuho udasanzwe. Umubyibuho udasanzwe bawuvuga wenda iyo ufite ibiro bitajyanye n'uburebure bwawe. Ushobora kuba uri kubyumva gute, none se ni gute ibiro byanjye bitajyanye n'uburebure bwawe? Uyu munsi ndabigusubiza. Aha ngaha kugira ngo umenye ko ufite ibiro bitajyanye n'uburebure bwawe, ukoresha cya gipimo cya BMI cyangwa se Body Mass Index. Iki gipimo rero iyo kirenze 25, aha ngaha rwose bivuze ko ufite umubyibuho udasanzwe. Mvuze Body Mass Index cyangwa se BMI mu magambo ahinnye, buri wese ahita avuga ati wenda bisobanuye iki. Body Mass Index ngenekereje mu Kinyarwanda ni ibipimo. Ni igipimo cyifashishwa hakarebwa niba koko uburebure bwawe bujyanye n'ibiro byawe. Icyo nicyo gisobanuro. Ni ingenzi rero, iki ni ingenzi cyane kukimenya kuko biragufasha kwirinda umubyibuho udasanzwe, bigufashe kandi haba kuri wowe ushaka kunanuka, kongera ibiro, ndetse nawe ufite ibigendanye n'indwara z'umutima, diabete ndetse n'izindi zitandukanye. Mu gupima rero BMI kuko nakubwiye nti bigomba kuba bitarenze 25. Mu kubipima ufata ibiro byawe, no kuvuga BMI. Kuyipima fata ibiro byawe, nurangiza ibyo biro ubigabanye uburebure bwawe upimye kabiri. Ubwo hajemo imibare wenda bigiye kubacanga, ariko ndabibasobanura neza. Urugero, urafata ibiro byawe upima ubigabanye uburebure bwawe inshuro ebyiri. Reka nkubabwire urugero, ukoresheje wenda metero upime uburebure bwawe. Urugero, urabupimye, bishyira hariya igipimo cy'uburebure bwawe. Jya ku munzani none wipime urebe ibiro ufite, byandika ahantu. Nurangiza ufate bwa burebure wabonye muri metero ukube kabiri. Reka nguhe urugero, ufite metero 1.50, yego, metero 1.50 kuba metero 1.50, uraza kubona metero 2.25. Bishyire ku ruhande, tubonye metero 2.25 ni bwa burebure dukubye kabiri. Fata rero ibiro wabonye, niba wagiye ku munzani wenda urugero ufite ibiro 60, fata bya biro 60 ubigabanye bwa bwikube kabiri bwa za metero zawe zijyanye n'uburebure. Urafata ibiro 60 ugabanye kabiri n'ibice 25. Nureba igiteranyo urabona 28.88. Uru rugero rero cyangwa se iki gisubizo tubonye cya BMI kiragaragaza ko uri hahandi hari ibiro bidasanzwe, uri hejuru ya 25, kuko 28 byazamutse, ufite ibiro bidasanzwe, uri kwegereza ku mubyibuho ukabije ushaka gutera uburwayi. Ibyo rero nibyo twise BMI, ariko ubundi bigira ibipimo bigera kuri 4. Igipimo cya mbere ni ibiri munsi ya 18. Niba wakoze bya bindi ibiro byawe uburebure ukagabanya ukabona BMI iri munsi ya 18 n'ibice 5, ufite ibiro bikeya. Ukeneye kurya bihagije, ukeneye gukora ibyatuma ugira ibiro bihagije. Niba ubaze ugapima cyangwa ukabona ugeze hagati ya 18 na 24, 18 byarenze bigeze muri 24, aho ngaho rwose ibiro byawe bijyanye n'uburebure bwawe, bijyanye no kureshya. Ariko niba biri hagati ya 25 kuzamura kugera kuri 30, ibyo biro byawe ni byinshi. 25 kuzamura kugera kuri 30, ibiro byawe ni byinshi. BMI rero iri hejuru ya 30.
wageze muri 33, wageze muri 40, ibiro byawe ni byinshi, ufite umubyibuho ukabije, ufite umubyibuho ushobora gutera ibibazo bitandukanye. Fata ingamba rero. Mu gufata ingamba banza urebe niba usanze BMI yawe iri hagati ya 18 kuzamura kugeza kuri 24, irinde ibintu byose byatuma icyo gipimo gihinduka, kuko twabonye ko ari igipimo kijyanye n'uburebure bwawe. Irinde ko hari umurongo warenga ko wajya hejuru cyangwa ukajya hasi. Mu gihe rero usanze ibipimo birenga cyangwa se biri munsi ya 18 kugeza kuri 24, nyabuna kurikiza inama zitandukanye z'ubuzima kugira ngo wongere cyangwa se ugabanye ibiro bitewe wenda n'icyiciro usanzwe urimo. Nubwo wenda benshi bavuga bati kubyibuha cyangwa se umubyibuho ukabije uterwa ahanini no kurya ibinyamavuta, ibinyamasukari, kubyagagura ibintu byinshi, ariko ntabwo ariyo mpamvu gusa ibitera. Reka nkubwire ko indi mpamvu ishobora gutera umubyibuho udasanzwe harimo stress cyangwa se guhorana stress, kumva udatuje, kumva utari hamwe, umutwe urahangayitse, guhangayika bizatuma ugira umubyibuho ukabije. Ikindi bavuga ni imyitwarire yawe mu buzima bwa buri munsi. Ese uhora umeze ufite kwigunga, ufite imyitwarire yawe niyo ishobora gutuma ugira umubyibuho udasanzwe. Ikindi navuga ahantu herereye, klima yawe n'ibindi byose bishobora gutera umubyibuho ukabije. Ikindi ni imisemburo yawe ndetse nuko ikora. Hari imisemburo umubiri ugira ishobora rero kubikora cyane cyangwa se ikaba ari myinshi bikagutera kubyibuha bikabije, nyamara utaryagaguye cyane cyangwa se ngo urye birimo amavuta menshi n'amasukari menshi. Iki noneho gishobora kubitera kuba utwite, uri umudamu utwite, turi buze kukigaruka iki ngiki. Ni ibindi rero byagutera kugira umubyibuho ukabije, ariko by'umwihariko reka turebe ibindi noneho bidasanzwe bishobora gutera umubyibuho ukabije. Icya mbere, urya nabi. Benshi bajya bibeshya bakavuga bati kurya nabi no kurya indyo ikennye no kuvuga ntabwo ndi kurya amafiriti, ntabwo ndi kurya inyama buri munsi, ntabwo ndi kurya ibiryo birimo amavuta n'ibindi byose bidafite intungamubiri. Nyamara buriya ntabwo ari byo, ahubwo kurya nabi ni igihe uri kurya indyo ituzuye, indyo itarimo intungamubiri. Indyo yuzuye nkwibutse ko igomba kuba irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Imbuto, imboga biri mu birinda indwara ndetse n'ibinyamafufu bitera imbaraga n'ibindi, hakabamo na za poroteyine biza mu byubaka umubiri. Ikindi nakubwira rero muri rusange twavugamo ibiryo birimo amasukari y'amakorano. Wariye nabi, uri kurya ibiryo byo mu nganda birimo amasukari y'amakorano, byongeramo amasukari n'ibindi byose, ntabwo ari isukari y'umwimerere nk'iyo dusanga mu mbuto, ahubwo uri kwirira ibonekamo amavuta menshi. Uri kurya ibikorwa bihita biribwa ku kanya, bijya bita fast food, ubwo usanga babitetse mu mavuta ku kanya, ntibihiye, byahiye kubagaho n'ibindi. Uri kurya nabi ukarya ibyongewemo karori nyinshi. Icyo ni ikibazo gitandukanye. Icyo ni icyambere rero. Ibi byose rero kubirya kenshi ibyo nkubwiye bijya bigenda bikagutera ibyago byo kugira umubyibuho udasanzwe. Turi gusobanura ku bijyanye n'umubyibuho udasanzwe cyangwa umubyibuho ukabije, bityo turebe uburyo twabyirinda. Tugeze kureba noneho kubitera umubyibuho ukabije. Ntukora siporo, icyo ni ikindi nacyo. Gukora siporo uretse wenda gukomeza umubiri n'amagufa, ubundi niko kamaro ko gukora siporo. Rero gukora siporo byongeraho kugenda bigatwika bya binure ndetse bigatwika na za karori zitari nziza ziba zinjiye mu mubiri wenda binyuze mu byo twariye. Niba ubyuka rero ukajya ku kazi mu modoka, ugakora akazi wicaye mu ntebe, ugakora akazi witaba telefone wicaye, wataha ugataha mu modoka, wabaho ukaba udakora siporo, gutyo ibintu byawe byose ukabikora mu buryo bworoshye nta siporo, ni impamvu izagutera umubyibuho udasanzwe. Reka nkubwire ikindi cya gatatu, kumara igihe kinini nta kintu uri gukora. Iki nacyo abantu benshi bajya bagikora, nyamara burya uba uri guhangayikisha cyangwa se ubuzima bwawe uri kubushyira mu kaga. Yego, kubera ko iterambere wenda ryaje kuri ubu ngubu, usanga ahanini abadafite akazi yego bamara amasaha menshi nyine biyicariye bari kureba filime, uri kuri chati, ugasanga cyangwa se uretse kuba umubiri wawe udakora n'ubwonko burya ntabwo wabukora neza mu gihe utabukoresheje. Ikigeretseho kuri ibi ngibi kandi nanone nakubwira ko burya kuba wicaye ubu uri kurya n'utuntu n'utundi, uri kureba filime, uri no kuri chati, wifitiye injugu uri guhekenya, ufite ubunyobwa uri kurya, uri kunywa amaji yatandukanye. Biriya byose rero biragenda bikajya mu mubiri utawukoresheje, bikagutera indwara cyangwa se bikagutera umubyibuho udasanzwe, cyo twakwita umubyibuho
ukabije, kuko izo ngufu udakoresha n'izo karori uri kugenda winjiza biragutera ikibazo cyo kugira umubyibuho ukabije, bigende nabi cyane. Wa rero wicariye nta kintu uri gukora byagutera kubyibuha bidasanzwe, gerageza ukore udusiporo, reba uturimo ukora, fate akajerekani karimo amazi uterura, ukora agasiporo n'ibindi bitandukanye, wenda tuzabira mu minsi iri imbere. Icya kane ni ukutonka igihe gihagije, kuko wowe uri kubireba aka kanya uri kubyumva ushobora kuba ahita wibaza njye gushaka mama se nonke biramugabanyiriza umubyibuho ukabije. Boya ntabwo ari ibyo ngibyo. Ndavuga ku umwana wonse neza bimurinda kuba yazahura n'ibiro bikabije. Uzareba umwana wonse gusa agafata ibere nibura mu gihe cy'imyaka 2, uyu mwana nta ndwara ahura nazo, cyane cyane ku bijyanye n'umubyibuho cyangwa se imikurire mibi. Ariko uzareba umwana bakuze ahabwa amata n'ibindi bintu ntabona amashereka bihagije, uzabona itandukaniro, azagira umubyibuho ukabije cyangwa se ajye hasi agira ibiro bikeya. Urumva ko rero iyo ukuze utaronse neza bikugiraho ingaruka. Ni byiza rero ko umwana niba uyonka, niba amashereka yawe nta kibazo ufite cyo konsa, onsa umwana wawe ageze nibura ku myaka 2, kuko nta byago byinshi azahura nabyo byo kugira umubyibuho ukabije. Cya gatanu ni akoko. Mbisobanuye neza mu ndimi z'amahanga navuga genetics cyangwa se imimerere mvukanwa. Bishobora nabyo rero gutuma ugira umubyibuho ukabije. Utiguse ushobora kwibaza uti gute? Byonyine ariko ntabwo biba byashemo bya yindi navuze haruguru cyangwa za mpamvu zindi byatuma rero byibuha urenze ku mabwiriza cyangwa se urebye uburyo witwara n'uburyo witwararika mu buzima bwawe ukaba wabyibuha. Hari abantu bose babyibuha ziriya mpamvu navuze haruguru batayigeze bahura nazo, ahubwo ari genetics cyangwa se imimerere mvukanwa. Ni kuva wavutse, ni umubiri wawe nyine, nta kindi. Ubwo nyine wavutse nyine ugomba kubyibuha. Wakora siporo, wagabanya amavuta, urakomeza ubyibuhe. Ako rero ni akoko cyangwa se genetics bigomba kubaho, ariko gerageza wa mubyibuho n'ubwo ufite ntuzahure n'izindi ngaruka. Ubwo gerageza ukore siporo, urye neza n'ibindi byose, umubyibuho urawufite ariko nta kintu gutwaye. Yego, ikindi gishobora gutera umubyibuho udasanzwe ni indwara. Hari indwara zimwe na zimwe zifata umubiri wacu cyangwa se zifata mu mikorere mibi, cyane cyane imikorere mibi ya tiroyide. Izi ndwara nazo zishobora gutera wa mubyibuho udasanzwe. Ikindi nakubwira ni imiti rero ikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Iyo ni iya mbere ishobora gutera umubyibuho ukabije, ikoreshwa mu kuvura indwara zo mu mutwe, uburwayi mu mutwe cyangwa se wageze muri bya bitaro wenda by'indera. Iyo miti ishobora gutera umubyibuho ukabije. Iyo miti ikoreshwa n'abantu bagira depression cyangwa imihangayiko. Iyo miti ishobora gutera umubyibuho ukabije. Imiti imwe n'imwe ivura diabete nayo ishobora gutera umubyibuho ukabije. Reka turebe ikindi cya 8, gutwita. Abagore benshi iyo batwite, nyabuna niba uri umugore ukabona uraswita ibiro biriyongereye, nta regime yindi ukeneye. Nuko ikigaragara nuko ukeneye byinshi rugo byo kugaburira umwana uri mu nda. Umubyibuho rero ukabije ku mudamu utwite, wo nguwo urasanzwe. Ibiro bikunda kwiyongera nyine, cyane cyane iyo wasamye, ni ukugira ngo bya biryo wariye bigende bitunge umwana utwite. Iyo rero umaze kubyara kenshi, bya biro rwose bisubirayo, bigasubirayo neza kandi nta kibazo biteye. Rero byatera umubyibuho ukabije ku muntu wenda udasanzwe amaze igihe yabyaye, ariko niba umaze igihe ubyaye ufite ibiro byinshi ntugire ikibazo, ntuhangayike. Tumaze kurebera hamwe ibijyanye n'impamvu zishobora gutera umubyibuho ukabije. Reka turebe noneho ingaruka uzahura nazo mu gihe ibyo nkubwiye inama nkugira utazikurikije ukagira umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije mwibutse ko ari ibiro bitajyanye n'uburebure bwawe. Uzagira ibyago byo kurwaragurika indwara zibasira umutima byikubye inshuro 3 ugereranyije n'abandi bantu basanzwe bafite umubyibuho ujyanye n'ibiro n'uburebure bafite. Kuko uko ubyibushye cyangwa se uko ufite ibiro byinshi, niko twa dutsi dutwara amaraso, kandi udutsi dutwara amaraso agera ku mutima n'ahandi turagenda turifunga cyangwa tukaziba. Rimwe na rimwe rero turaziba, bikagira ingaruka ku mubiri wa muntu, bikagira ingaruka ku gutwarwa amaraso, ugasanga arwaye indwara z'umutima. Ikindi noneho ushobora kuzagira ibyago byo kurwara diabete mu bwoko bwa 2 ndetse n'izindi ndwara nyinshi umuntu atarandora zijyanye n'isukari, bayita ubundi indwara y'igisukari. Ni ibyago rero
byo kuyirwara birahari cyangwa se biriyongera kuko ufite isukari nyinshi mu mubiri, ufite isukari nyinshi idakoreshwa, nibyo bigutera umubyibuho udasanzwe uko bikwiye, bitewe rero n'ibinure byinshi cyangwa se ibijyanye n'isukari iri mu mubiri wawe. Ikindi kandi niba ufite umubyibuho udasanzwe uzagira ibyago byo kugira umubyibuho nyine udasanzwe wiyongere, bya biro byawe, ibyago byo kurwara kanseri, zimwe mu ndwara zitandukanye zirimo nk'indwara y'amara, indwara y'amabere nka kanseri y'amabere, nyababyeyi, ruhago n'izindi zitandukanye. Wumve ko ari ibyago bikomeye ku bagabo. Noneho ingufu zo gutera akabariro ziragabanuka iyo ufite umubyibuho udasanzwe, ndetse hari naho byanga burundu, bikanga burundu kubera umubyibuho ukabije. Ikindi kandi ku bagore bashobora wenda kugira ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'ukwezi k'umugore cyangwa se imihango yabo, ndetse no kuba wenda umugore yaba ingumba rimwe na rimwe ntabyare. Ikindi kandi uburyo bumwe na bumwe byo gukoramo imibonano mpuzabitsina umugore biramubangamira cyangwa se ukabona ntabishoboye kubera umubyibuho udasanzwe, bikaba byatera ikibazo mu muryango. Bitera kandi ubugumba, umubyibuho ukabije, kuko bwa bushyuhe bw'umubiri buragenda bukiyongera bukisha intanga, gukorwa kwazo bikagenda nabi cyangwa bikagabanuka, bikaba byagutera kutabyara. Agasabo k'indurwe kandi nako karagenda kakabyimba kakazamo utubuye, hanyuma bikagenda bikabangamira igogorwa ry'ibiryo cyangwa se uburyo igifu gisya ibiryo. Bityo rero imwe mu ngaruka ni uko uzagira constipation, impatwe ihoraho. Ikindi nakubwira, abagore benshi bafite umubyibuho ukabije bibatera kubyara abana badashyitse, baba abana bafite ibiro bikeya cyangwa se umwana akavuka ari primature, akavuka utujuje amezi yo kuvukira amezi 9. Umubyibuho udasanzwe utera kubura ibitotsi, umubyibuho udasanzwe tugiye wenda hanze y'ubuzima, kubera ko akenshi uba ufite ibiro byinshi ubona nyine ubyibushye, rimwe na rimwe imyenda ntigukwire, binagutera ipfunwe, bigutera ipfunwe, bityo ukaba wanatanga umusaruro muke mu kazi ukora kuko abantu baba bakwitegereza umurimo wawe ntubikore neza. Reka nsoreze aha ngaha, ubutaha kanda kuri subscribe niba utarayikanda, kuko ubutaha nzababwira cyo tuzarebera hamwe icyo wakora ugahangana n'umubyibuho udasanzwe. Nitwa Isabelle Dusengimana, ndagushimiye twabanye kuri uyu munsi. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Ibihe byiza.